Turi saa 3:45 za mu gitondo. Turi mu kwezi kwa munani. Turi muri 2025. Twitwa Be Proud. Uyu munsi twazinduwe no kugira ngo tuze kwinjira turebe ibitangaje byabaye mu buzima bw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Turaza kujya iwe mu rugo, turaza kureba ibitangaje byagiye bimuvugwaho, ariko turaza kugana nanone ku iherezo rye. Turebe ngo iraswa rye ry'indege yari arimo byagenze gute. Munyemerere tujyane. Kaje igeze hejuru yiriya ikira kibaro tureba tumukoye umanyaje iraza ihageze tubanza kubona wayirasha niba ari mu kabuno niba ari mu gahanga sembize tubona ishashi biratarutse irakomeza nk'iyakomeje ngo igere ku kibuga tubonye iguye ku rugo rwe none natwe uko turebayo tukabona urumuri rwayiri hasi ruramanika mu biti byari hejuru y'urugo rwe bikamena nk'ishagera ziri mu biti urumuri rumurika mu biti hejuru turibaza kiri handege yanutse n'iyandi kandi yabe Habyarimana ko dushize indangira muriri twagera twa hazi indege nyinshi ndarindi hanutse yitwa Habyarimana Juvenal yabaye perezida wa kabiri w'u Rwanda ku ngoma ya Repubulika. Yarafite akazina k'agatazirano yitwaga ngo Kinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Yavutse mu 1937 hari ku itariki 8 mu kwezi kwa gatatu. Yitaba Imana ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 ubwo yaguye mu ndege ye Falcon 50 yari muvanye Dar es Salaam ari kwerekeza i Kigali. Yaje gushakana n'umugore witwa Agatha Kanziga baje kubyarana abana bagera muri 6. Mu 1973 Habyarimana Juvenal yaje gutera kudeta uwari perezida Gergor Kayibanda. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu 1973 kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 imyaka 20 n'iminsi 248 ari mu nzira ya politike. Tugiye kureba ibitangaje byagaragaye mu buzima bwa perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'iherezo rye kugeza kuri itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane 1994 itariki yabaye mbi kabimbarutso yatangiriye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Matsiko menshi no kumva no kwiga amateka ntigeze mbona bwari ubwa mbere ninjiye mu ngoro y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda ni Juvenal Habyarimana. Hari mu gitondo nabanje kwiragiza Imana nkuko bisanzwe yongeye gutangira akazi kanjye. Twafashe urugendo twerekeza i Kanombe ahahoze ari urugo rwa perezida Juvenal Habyarimana. Iyi nzu yahinduwe ingoro ndangamurage y'amateka ikorerwamo ubugeni. Twasanze habereye exhibition. Twinjiye tunyuze kuri reception batubwira amategeko n'amabwiriza yo gusura inzu ikorerwamo ubugeni. Twarinjiye dusanga habereyemo exhibition cyangwa se imurika bikorwa ry'ubugeni.
twaratembereye mu nzu y'uwahoze ari perezida Juvenal Habyarimana. Hari harimo amaportrait cyangwa se ibishushanyo by'ubugeni biranga umuco nyarwanda. Baradusobanurira, baradutembereza, batwereka aho hose. Ntabwo byari byemewe gufotora mu nzu cyangwa se kwerekana ibiri mu nzu, ariko hanze ho byari byemewe gufotora, dore ko muri iyi mbuga yo muri iki gipangu cyahoze ari perezida Juvenal Habyarimana, imbere y'iyi nzu hari itente. Iri tente abantu bashaka gukorera ubukwe bajya bakodesha iri tente bakajya kuhakorera ubukwe bakahifotoreza, dore ko ari ubusitani bwiza. Nk'umunyamakuru natangiye kugira amatsiko y'ibyo numvaga nashakaga kurebesha amaso yanjye. Ukigera kwa Habyarimana mu rugo uhasanga ibiti byinshi, hari green, haratoshye koko, hari udukende tuba dukina. Nabajije wari utuyoboye, ndamubwira nti se izi nyende muzigaburira iki? Yarasetse aravuga ati hoya, izi nyende zarizanye ziza hano, zishobora kuba zikunda ahantu haba hari ibiti ndetse n'umwuka mwiza. Ibyo twarakomeje turabirenga. Nuko bitadukundiye gufata amafoto, ariko perezida yarafite inzu ikomeye koko, inzu igeretse rimwe. Hejuru yari ifite balko, ifite ibyumba binini, ifite ubwogero, ifite amatara, ubona ko yari amatara agezweho icyo gihe. Twagiye hanze, nari ifite amatsiko mbere na mbere yo kureba ahantu ngo inzoka ikomeye y'uruziramire rwa perezida yabaga. Iyi nzoka bari barubakiye ahantu muri kureba, aha hantu hameze nk'amabuye yaryamagamo, hafite shape cyangwa se ishusho ingana n'uburyo ngiyi nzoka yanganaga mu ngano yayo. Iruhande rw'aya mabuye mpagazeho murabona ko hari ikintu kimeze nka pisine. Iki ni icyuzi iyi nzoka yazaga kunyweramo amazi, ndetse bakanayigaburiramo utunyamaswa duto babaga bishe, bakayihereza ikatumira. Hirya yaho hari ahandi hantu hasa naho nk'icyuzi, ariko batigeze badusobanurira ngo hari ingona ya perezida Juvenal Habyarimana. Ibi bintu birebye ubona ko byari biteye ubwoba, ariko mu mateka ya perezida we ngo yikundiraga inyamaswa. Twakomeje gutembera mu rugo, batwereka ndetse na nyuma y'igipangu aho indege yaguye. Mwibutsa ko indege perezida yararimo bitangaje, ariko byabaye nk'ibintu bihuriranye. Ubwo yaraswaga igeze hejuru mu gishanga cya Masaka, igice kimwe kikaza kikikubita imbere mu rugo, ikindi kikikubita inyuma y'urugo. Icyo gice cyaguye mu busitani, barakimuye bagikuramo, ubu babishyize inyuma y'urugo, ariko naho hakorotiriwe, naho twarahasuye. Mu rugo imbere ubwo wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal, harimo n'ikibuga cyiza cya tennis. Ahangaha uhasanga n'abantu baba bari gukina tennis. Naranabegereye turaganira, nuko nari nambaye imyenda itari ya siporo. Barambwiye bati nubona umwanya ukagaruka nta kibazo, uzaze tuzakorana siporo. Imbere y'icyo kibuga hari pisine mu gihe cy'imyaka nk'iriya yari pisine nziza ya perezida kabisa. Ni pisine, ariko imbere yaho naho hasa nkaho hari agakontwari, nako nakagezeho, bigaragara ko ari aho perezida yogeraga, ariko imbere hari kontwari, hari amayoga, hari icyo kunywa kandi cyiza, abamusura bishima kandi bahuza urugwiro. Muri iriya myaka biragaragaraga ko uru rugo rwa perezida rwari rwiza cyane. Biragaragara ko urugo rwa perezida rwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana rwari ruteye amabengeza. Urugendo rw'imyaka 20 n'iminsi 248 guturuka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu 1973 kugeza ku ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994, Muzehe Mbanza Musango abyibuka nk'ibyabaye ejo. Yarahibereye indege ya Habyarimana iraswa. Aragana batumukuru yo baratashye, turimo arakayoga ngaho. Ubwo ni ku itariki 6 kwa gatatu. Hari kuwa gatatu icyo gihe. Hari kuwa gatatu. Ubwo noneho rero
indege batumukuru y'u Rwanda atashye twibere hanze bari mukiri hanze ayo masaha y'ijoro sambi twari twibere hani Masaka dore hariya kwa Virene niho twari turi indege ibiraje uzi ku muhanda wayo turuka ku Muyombo gaca hirya kwa ibiro bya FPR gatuba ku ishyamba rya Kanyarengwe gatuba kuri cya kintu cy'igitsinga kiriho kibazo umupira batera ikibaro nuko ngo indege yose igwa muyirebe y'umuntu yicane Masaka tuyitwa nibi byose yo musi byari bitari byaza byo musi y'ubuhanda indege yagwaga muyireba tuyireba n'indege ko yakaje igeze hejuru yiriya ikira kibaro tureba tumukuru y'uma amanyaje iraza ihageze tubanza kubona wayirashe niba ari mu kabuno niba ari mu gahanga sembizi tubona ishashi biratarutse irakomeza nk'iyakomeje ngo igere ku kibuga tubonye iguye ku rugo rwe none natwe uko turebayo tukabona urumuri rwayo iri hasi ruramanika mu biti byari hejuru y'urugo rwe bikamena nk'ishagirazi riri mu biti urumuri rumurika mu biti hejuru turibaza siri handeye yanutse n'iyandi none yabe Habyarimana ko dushize indanyira muriri twagera haza indege nyinshi yenda n'indi hanutse uko twabivuga ariko mwari mubibonye tuyireba ibwari ubwa mbere mubonye indege iraswa mu maso yanyu nimurasa ntabwo kubera ko twari kure nabwo gusa twabonye hanuka twebwe ikihanuye ariko twari tuzi ko bayirashe ako nibwo bwa mbere mwe mubonye indege hanuka itagiye ku kibuga itaguye ku kibuga yaguye ku rugo rwe kandi ikibuga cyari imbere kugira ngo izakigereho itari yagera no hasigaye nk'ibirometero nka 2 ariko kugira ngo igere ihagarara ni nka 3 ariko ikibuga uretse ko cyazaga kikagera hino ikagenda icyaha ikaza kugira ayihagarara hari nk'ibirometero 3 uvuye iwe urumva noneho irangije imaze kugwa imaze kugera hasi twayabadeshidikanye nande yanutse n'iyande turabyibaza se bari Habyarimana turabadushize twagera haje ndeye nyinshi ndandi yanutse imaze kugera hasi urwamo rw'umuda rwabugiye Kadombiriya Sagiteri Nyarugunga Sagiteri Kabeza rwakiye nta muntu n'umututsi ugihari n'umuhutu bavuga ko ari icyitso cy'inkotanyi bose baraye bashize kuwa gatanu hari imbere y'ikibuga haruguruka akagari kariya k'iwacu Masaka ari imbere y'ikibuga hari hatu umututsi witwaga Rufuruka noneho ubwo baraye barasobanura n'injoro agira ubwo yararwaye na diabete ahungira ku witwa Bernard Ambassaderi Nageye ahungira kwa Bernard hari Nageye ahungiye n'abana 3 n'umugore baragenda bihishayo baje kumwica kuwa gatanu bagira bazamuka bajya kwihara baramubura bageze hajya ku makara barabareze bati twabanye kwa Bernard kwa Ambassaderi modoka tirari yaruguru y'amakara iragendagana mu irembo rye yata umuntu wabo yabaye izo bamwica ati ko twasize ati zana abantu wahishaka babanze ujyane nabo abana 3 n'umugore babaraseye mu irembo rye amaze kubarasa bati muzamuke mujye kwihara bo bari bafite imodoka yuzuyemo abantu mujye mu modoka babuze aho mudukurikire n'impiri n'imipanga n'amafuni mudukurikire ubwo imodoka ibiragiye abatabonye aho bajya mu modoka bagenda bakurikira n'amaguru n'impiri bagiye bashyiramo imishimari bagakubita imishimari iyi bagakurikiramo inzu bakajya bakubita mu mutwe nyuma yo kuva i Kanombe ku rugo rw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'ubuzima bwe twagiye tubatangariza byinshi mu byaranze ubuzima bwa Juvenal Habyarimana reka tugaruke ku musozi wa Masaka turi ku musozi wa Masaka turi kuri paruwasi ni paruwasi ya Masaka n'ubundi turi ahantu hitwa kwihara ikituzanye hano kugira ngo dukomeze tumenye byinshi niki uyu musozi wa Masaka aho bakunze kwita kwihara na hantu bajya bavuga ko bakeka ko ngahariho hashobora kuba hararasiwe indege ariko tubanze twibaze ngo ubundi uri Masaka hano i Masaka uhari n'amashumo yagenda muyabona uba witegeye ikibuga cy'indege cy'Ikanombe
ariko n'ubundi nkuko twabiberetse tuvuye Kanombe, naho iyo uri Kanombe uba witegeye indege iyo iri kuva hano ijya kurandinga ku kibuga cy'indege. Ariko icyo dushaka kongera kugarukaho niki nuko mu kibaya cya Masaka mu gishanga amasho muri kugenda muyabona aho n'ubundi barasiye indege, niho bayirasiye kubera ko iyi ndege kugira ngo iraswe hoherejwe misile eshatu. Hoherejwe misile ya mbere iyica munsi, hohereza misile ya kabiri ikubita ku ibaba ry'ibumoso, hoherezwa indi misile ya gatatu iyahuranya muri cockpit aho aba pilot baba bicaye. Iperereza ry'aba bacamanza babiri hari uwitwa Natari ndetse n'uwitwa Vidic. Aba bacamanza berekanye ko bahamya ko neza iyi ndege ya Habyarimana yarashwe hatanzwe itegeko ry'abahezanguni uwitwaga Koloneli Bagosora ndetse na Liyetona Bahaga karibo batanze itegeko kugira ngo iyi ndege iraswe. Ikindi nuko uwahoze mu barinda perezida yitwa Kaporari Senkeri ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ngo bamubwiye umupiloti umwe yegereye Senkeri aramubwira ngo wabwira perezida yuko bibaye byiza uru rugendo tutarukomeza kubera ko indege yacu ishobora kugira ibibazo mu nzira. Senkeri aramubwira ngo ngewe nago mfite ububasha bwo kuba navugana na perezida, wavugisha Majoro Mageza akaba ari we uvugana, akaba ari ubibwira perezida. Majoro Mageza ngo abapilote baramwegereye, Kaporari Senkeri abahereza umwanya baraganira. Majoro Mageza agaragaza nkaho ari gusa nkaho abakonveka kugira ngo bemere ko urugendo rusubika, ariko ngo babikojeje perezida Habyarimana arabyanga, arababwira ati reka ngewe ntabwo nsubika urugendo. Perezida wahoze ari Uburundi yitwa Cyprien Ntaryamira nawe indege yari yagize ikibazo ku kibuga cy'indege Dar es Salaam. Perezida Ntaryamira yari yahageze mbere, ahageze mbere ni wari no kugenda mbere, ariko asanga indege ye kwaka byanze. Ikindi kintu gitangaje nuko ngubwo bari bamaze kwinjira mu ndege, umugaba w'ingabo witwa Nsabimana, uyu Deogratias Nsabimana we n'umuganga wa perezida Habyarimana witwaga Dr. Akingeneye, ngo perezida Habyarimana yinjiye mu ndege bo banga kwinjira mu ndege. Ngo nibwo bwa mbere mu myaka 17 uyu nguyu Kaporari Senkeri nibwo bwa mbere yarabonye ngo Habyarimana yinjira mu ndege akayivamo akajya kwibutsa abandi bantu bari hanze, ngo bari bikinze ku ibaba ry'indege hanze. Ngarababwira ngo kuki mutinjira mu ndege? Ubwo ni ni umugaba mukuru w'ingabo Nsabimana Deogratias ndetse na Dr. Linde Emmanuel Akingeneye banze kwinjira mu ndege. Ngo baramubwira ngo twaketse ko kubera kujyanye n'abarundi nta myanya ihari, yarababwiye ngo muze mu ndege tujyane. So ibyo ngibyo ni ibihamya bigaragaza ko kuba ngo indege ishobora kuba yararasiwe kuri uyu musozi w'Imasaka kuyihara ari ibinyoma kuko abatanga buhamya ibimenyetso byarangije kwerekana ko indege yahanuriwe i Kanombe bigizwemo uruhare nabo bagabo babiri. Ku ruhembe rw'umuheto hariho uwitwaga uyu nguyu Koloneli Bagosora. Ibyo ku musozi wo kwihara, ibyo hano kwihara i Masaka, ibyo byo ni ibihuha. Amakuru ndetse n'ubuhamya n'ibimenyetso bifatika byerekana ko ibya hano rwose ari ibihuha, ari ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo bashatse guhimba bagagitereka aho ngaho. Burya ngo nawe urusimbuka rwamubonye nta n'umukuru w'ikuzimu. Iyi ndege Falcon 50 koko nubundi ntago yari gushobora guhangana n'izi missile zayoherejweho, dore ko uje kureba type y'indege usanga ari civilian trijet business aircraft. Iyi ndege kandi uje kureba mu cyo twita defense system, ubwirinzi bwayo cyangwa se ubudahangarwa bwayo, usanga ahangaha nta kimwe yari ifite cyari kuyirengera. Iyo ugiye kureba defense system mu z'indege zituma ishobora guhangana bikomeye n'ibitero bigabwa mu kirere, mu gihe iyo ndege itwaye umuntu ukomeye by'umwariko w'umuyobozi. Iyo ndege bigomba kuba ifite radar jamming, igomba kuba ifite flares and chaff missile defense, igomba kuba ifite self technology, ibigomba kuba ifite armor plating, ibigomba kuba kandi ifite missile detecting warning. Izi
defense system zose indege ya Perezida Habyarimana Juvenal Falcon 50 na nimwe yari yibitseho. Usibye Perezida Juvenal Habyarimana waguye muri iyi ndege ntago ari we wenyine, ahubwo harimo Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, harimo umugaba wari umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe mu Rwanda Nsabimana, harimo kandi Major Tadebagaragaza uyu yarashinzwe abarinda Perezida, harimo Colonel Elize Gatwa yari umujyanama wa Perezida, harimo Ambassadeur Juvenal Lenzaho, harimo Dr Emmanuel Akingeneye uyu yari umuganga wihariye wa Perezida, harimo kandi Bernard Kiza uyu yari minister w'itumanaho mu Burundi, harimo Siliake Simbizi yari minister w'igenamigambi mu Burundi, harimo witwa Jack Helode, harimo uyu Jack Helode yari umupilote ndetse na Jean Pierre Minaben uyu nawe yari umupilote ndetse na Jean Michel Pelin. Aba batatu nabo bose barabapilote baguye muri indege, abantu basaga 12 baguye muri Falcon 50.